umurundi aravuga ngo uzomusha nge sinzomusha ngiye gushakisha uwo witwa Sedrick turi kumvikana ashaka abapima 100 ashaka abapima ikiro kimwe njubwa mwebwe mwarananiwe ngiye kumwishakira waletse kweri ko no niko Dani wambuze wanshakisha ukipo tukanagenda none si kibazo ni iki ariko Sedrick Dani ndakura ukipo tukicana mushiki wawe excuse me ndakura Dani nta sono ufite uje kunshinyagurira nicyo wanshakiraga mu Sedrick reka nkubwire wajanga kujya nubwo ari mushiki wawe nta sono ufite Dani mbere na mbere najya mbahereze pole kabisa ku byabaye ku mwana wanyu sinzi niba mwabimenye nta bya pole what nta bya pole byo mwakoze twarayibonye ibyo twakoze se ni ibiki kandi vuba bidatinze ugomba kubyishyura umva ariko reka ngusobanure uko ibintu bimeze gerageza makuru neza nabigirira na Daniel Dani ko ntakumenya zuwaye kandi abantu bavugana Dani hafi bose mbazi ni inshuti ya Kami niwe wamwaje rero na Dani okay Dani ntawe uhari ariko uranaza kumbwira ko waje kumureba kwita nde nitwa Aria okay Kami niwe waguhuje na Dani bivuze ngo uri iki cya Dani ubwo narije nyine kure kwa Miss urumva Kami kandi urumva nari inshuti okay Bizimana wenda wowe ubwo muri mwari inshuti hari amakuru wenda waba ufite cyangwa waba undushije sibyo kugeza kuri uyu munota umuntu wari inshuti yawe inde wisheka ikibazo cyo kirakomeye sinakubwira ngo inzu waba ubiri inyuma gusa ikintu cyo njya numva nuko ngo ashobora kuba yaratanzwe mu gitambo na Sedrick na musaza wenyine urumva kugira ngo niba uriya butunzi afite n'iki afite ubutunzi bungana gute ngo ni umukire cyane ngo aratunze aratuganiwe pe ubwo nyine ubwo butunzi yarasanzwe abufite cyangwa oya numvishe ngo yabanje kujya gukora kwa badani mbere ari umukozi wabo biza kurangira twongeye kumva ngo ni miliyoneri n'iki yagiye gukora nta mafaranga afite se asubira yari afite amafaranga akajya gukora akazi ko yari afite akazi yari afite amafaranga se akajya mu kazi ko mu rugo ntabwo gusa niyo makuru mbashije kubona niyo nanjye mfite nta bindi byo nta nese wowe kunda uwo Sedrick uramuzi uramuzi uyu mwitegereje ubona ibyo bintu yabikora abantu rega abantu ko tuba twihishe mu mibiri yacu wa muntu we utamenya ibiba biturimo abantu niyo yabenda atari ko yari afite imbere abantu barahinduka amafaranga se bari hataje ese okay wenda wihangane ko ngiye kukubaza icyo kibazo sibyo ufite uburenganzira bwo kugisubiza cyangwa se ntugisubize nimba atari ibanga ufite imyaka ingahe kubera iki niyo myaka ndabaza nanjye impamvu ubimbajije nyine nakubwiye ngo ufite uburenganzira bwo kugisubiza cyangwa ntugisubize ntabwo nkisubiza wow cyiza cyane Hello. Yes. Lucky wiriwe neza. Ngwe neza Alice. Amakuru y'iminsi. Tumeze neza, bameze mute? Sha twebwe biraho nta kiri kugenda pe. Cyakugenda bite? Lucky. Mbabarira ugira inama kuko nicyo kintu uhamagariye. Bwira ndakumva. Nabuze icyo nakora ndumva n'iyi nzu yambanye ntoya.
ni ukuvuga ngo hariho amakuru y'uko sheri wanjye Cedric ngo ariwe wishe mushiki we kabi biri guhwihwiswa mbese nyine ahantu hose ngiye nibyo ndi kumva noneho si icyo gusa bari kuvuga ko ngo ari nawe waba waragambaniye Shalom ngo akicwa ndi kwibaza sheri wanjye nzi utakandagira n'urushishi ari guhurira hehe n'ibyo bintu byose urumva nyine hirya baravuga nagera mu rugo naho danakambwira mbese nyine ni ibintu byinshi byanshanze nataye umutwe ntabwo ndi kubyumva sinzi ikintu twakora nkuhamagaye ngo ngire inama y'icyo nakora muri aka kanya kubera ko ndumva ngiye gusara amakuru yose mabi kuri sheri wanjye ndi kuyamwumvaho ntabwo Cedric ashobora kwica mu mushiki we no amaraso ye ntabwo rwose ibyo bintu nabishyikira Alice ndakumva ndi kumva cyiza wenda cyaza ko naza kunyuraho tukaza kubiganiraho na kuko njye byaba byiza kurushaho tukaganira kuri telefone Lucky mbabarira tebuka niba bishoboka tebuka pe ndaza kureba ndagushimiye cyari kandi bihangana sawa dore za dokima ngizi uzikurikirane bive mu nzira umeze ute se izi neza nta kibazo umva nkubwire twese tubizi ko ari wowe ushinzwe imitungo y'iyi kampani ukaba ushinzwe buri kimwe cyose na disipurine nka manager muri rusange ndashaka kukugisha inama umuntu witwa Dani aramutse atari muri kampani ubona hari icyuho cyagaragara ariko Dani yadufashaga cyane muri kampani kagasuzuguro kuzi ko ntajya nkahandurika uriya mujene ndashaka kumwirukana okay wenda simbizi ariko nanjye nk'igitekerezo cyanjye ukuntu ibintu byumva ubundi first of all Dani yakundaga Kamipe by'ukuri ku buryo yanyurira kuri akaza akamfata mu mashati nyine buri muntu wese agira reaction possible quand même ndabyumva pe ariko buri muntu wese agira reaction wenda nawe wamwumva mukaganira uko mukonza mukicara nk'abantu b'abagabo ukamubaza like urumva nyine impamvu nyine ituma yatinga kuriya cyangwa wenda impamvu ituma yatinga kuriya kuri boss we kuri beau-frère we akaza imyaka yarakosheje murusha experience de vie murusha akaza kumfata mu mashati hejuru ya mushiki wanjye Hello? Yes. Ya ni sawa ameze neza wowe umeze ute? Sorry man, namenye ko bakwirukanye ku kazi nyuma yuko warashe Shalom. Ya, pole sana rwose ndakwihanganisha ariko kandi byari na ngombwa ko yari kutwica twese akatumara. So numva ko nta kosa rinini wakoze ariko ndakwihanganishije. Ya, hanyuma hari n'inama nashaka kukugisha inshuti yanjye. Nakunze umukobwa nyine umusanga ku kazi. Njya kumuganiriza njya mumubwire ko mukunda usibye ko bahise banampamagariramo. Genda nta gisubiza mpaye ariko numvaga ko byanga bikunze atari bunanyemere. ugomba no kumwicaza ukamubaza ahantu nyine ari amagambo ari kuvuga yakuye. That's why nyine uzasobanukirwa nawe ukamenya ibyarabyo ahubwo ahubwo wenda ku kantu ko kumenya source ya information zira information yaza amenya source yazo kuko wenda ndakumva ariko ikintu cyo kumfata mu mashati no kunsuzugura mu kazi ntabwo birimo ko ntabwo bizi nyine yari yatinze nabi cyane ariko no kurinda uruhande ufite wenda tutamurenganya cyane kuko yakundaga Kame cyane yumvishe n'ayo magambo yandi
numva rero ntabwo nyine ubwenge bwawe bukiri normal. Just why maybe ko wamwicaza akaganira ukumva nawe ikimuvamo. Uzagerageze nirukana ahubwo nibwo byateza ikibazo ukaba mweretse ushimangiye nkaho koko ibyo we azi ari byo. Wabwo wamwicaza ukamubaza impamvu like amakuru ahantu yakuye ibintu byose nyine amagambo yose anabikuye. Umugani wawe ndamutse mwirukanye naba muzije ubusa namuhoye ubusa kuko nawe ashobora kuba ari depressed somehow. Zashaka uburyo nicarana nawe ntacyo izo dokima zisubiremo ubisubmiting bive mu nzira. Nta kibazo. Ari hehe abandi bari bagiye gufata breakfast saa yine. So bikurikirana. Yes, ndabizi bibaho nyine urabivuga ubundi ugategereza igisubizo gishobora kuza ari yego cyangwa se ari oya. Ariko umuntu w'umugabo ijambo ararikocora. Ariko nta kibazo n'ubundi nzongera mbimubwire bizarangira amenye igisubizo ko ari yego cyangwa se oya. Ni umukobwa mwiza rwose, mwiza cyane ku buryo nta n'undi wese ntabwo yapfa guceceka. Dani bite? Meze neza? Uragera mu rugo saa ngapi? Okay. Sasa urabona abanyamahanga bamaze iminsi abanyaturukiya bamaze iminsi nangaha. Hari ibintu bashaka ko bakorana n'iriya kampani yanyu kugira ngo barebe ko bashora imari nangaha. So bari banyita abajero ngo mbarangira ahantu mukorera mpa location yaho neza ngereyo ndebe. Hari ahantu kunabonye muri no minsi batari gupfa gufata abantu bashaka imikoranire biraboroherana. Biterwa n'abantu baribo. Kuko bafite inganda ebyiri zikora imyenda. Hari n'undi ufite uruganda rukora amapine. Kandi ibyo ngibyo ari mu bintu mukora ari ako kazi kanyu kandi mba mwarabihinduye. Okay, ma location yaho rero kugira ngo ndebe ko twaza kuhagera. Okay, kohereza kuri WhatsApp cyangwa nakubwira? No, nyohereza kuri WhatsApp nta kibazo. Okay, fine, ntakibazo. Kambiguhereza ngo turebe ikintu. Sawa. Kandi none kubyo turi kurira. Ariko ari Dani ariko mpuze ikibazo. Niki? Ubu akantu gato nirirwa mbasaba buri munsi ngasubira mu byarabananiye kuba mwansubiza. Ase Dani ko watuje kweri. Ali ni kangahe ngusaba? Dani n'ibiki koko? Ni kangahe ngusaba? Kuzi kuri ku muntu wishe kamwe kwa Sedrick wambwiye. Ariko kubera icyo uhora uvuga ibi bintu Dani? Ibi bintu bizagushiramo bigenze gute? None sinjye ubona nishimye. Dani uzi n'ikindi reka nkubwire kandi unyumve nka mushiki wawe ugukunda.
nimba wari unazi ko nimba ari na Shalomo wakubwiye ko Sedrick ariwe wishe sheri wawe yaragushutse pe yaragushutse ntaho Sedrick ahuriye n'urupfu rwa Kami ndakubwiza ukuri ahubwo Shalomo yaragushutse kugira ngo sinzi ikintu yashakaga gusa umenye ko nta hantu Sedrick ahuriye n'ibi ngibi urumva ahubwo Shalomo yakomeje kugendera mu kigare cyo guhemuka cyo kugira nabi none nawe birangiye abipfiriyemo kubera ubuhemu bwe Dani ari papa we akaba yarabikuye umuntu wenyine wakumva ikinyoma cya Shalomo ni papa nyine nawe impamvu nuko atazi ukuri ntagaze ukuri ntagaze Shalomo wariwe niwe wenyine ushobora kumva ikinyoma cya Shalomo ariko wowe ntabwo wari ukwiye kubyumva kuko Shalomo uramuzi sibyo Dani urabizi ndagukunda uri musaza wanjye nkunda cyane mbabarira wakire ko Shalomo ariwe wishe Kami atari Sedrick wamwishe mbabarira ariko sizi baburye uwo mwumva ko Dani mbabarira wakire ko Shalomo yagiye kandi nawe yapfuye amaze kwica Kami wikomeza kubizanamo Sedrick nawe uri kumukomeretsa nawe ntago arakira kubura mushiki Dani Allo nari mbamagaye ngo mbabwire rero ko oya ibyo byarangiye ndi guhamagara mbabwira ko ikirego cya Shalomo gisa nkaho cyafunze igikurikiraho of course nuko tugiye kujya gukurikiza aho arize mwe mukomeze mwitegure ntacyo mukomeze mube ready anytime nababwira murabizi ko ari ari ugomba gukurikira mukomeze mube maso anytime nabaha order tukakora akazi telefone zanyu mushyire hafi anytime nababwira okay sawa ugomba kubarangiza bose bakava mu nzira Voilà. Ute Dani? Patricia meze ute? Umeze ute? Biragenda tu? Nta kibazo rwose. Okay, usikintu ashaka kugusaba se? Ushaka kunsaba iki? Umva Dani nyumva mubwire sibyo ugenda umwegere muvugane urumva umusabe imbabazi erega Dani nubwo wakundanaga na Kami imenye ko na Sedrick none imbere ye ukabyaza mu mujinya ntabwo ari byiza kandi ikindi ko Sedrick erega ibi byose namwe mubijyamo uruhare none se nk'iyonje nkagusaba ikintu inshuro ya mbere ya kabiri ukakima agaciro bumva ndi bwitware gute nta kintu ariko mba nkwiye kugufasha kuko njye nta kintu na kimwe mu bintu wansabye nari nkwiye gukora ntabwo hangaho harimo inshingano zanjye Dani kandi bisereye ibyo nyumva akazi ni akazi personal things ni ibindi bintu biri ku ruhande wowe rero ubuza kuvanga ibintu ushaka kuvanga akazi na personal life yawe kandi ibyo njye ntashaka ahubwo njyewe icyo nakubwiye wacyumvishe ndagusabye genda wegere Sedrick muvugane sibyo umusabe imbabazi nabo gusobanurira ibintu uko byagenze umva narebwa ndabanza mbitekerezeho tu ndabanza mbitekerezeho okay gasangiyeho kandi kavuyeho ndakumenyesheje ubwasigaye nahawe kumbona se ugarutse ko utagiye Dani urangije kurira
muri ibyo ngibyo bigenze bite se kandi nanone kuje wahindutse gusa ndabona umeze neza ntabwo ari nk'uko ugiye mu kanya uyu mwaka wambereye myaka rwose umwaka wose umva ariko humura tuzabicamo wayimaze kuvugana na manager indi manager bya Tricia shangiriye inama wabinambwiye nyine nsanga narakoze amakosa kuba nyine narafashe Cedric ko nakabaye mufata nka boss wanjye nibyo ariko nta kundi ni amarangamutima nyine yakurushije imbaraga azakumva Cedric ariko mbyifuza kabisa ahubwo se ko papa yanyatse location yo ku kazi numva ari kumbwira ibintu bidasobanutse ngo abantu ngo bashaka ngo utwo dukorana byaba ari amahoro papa yakwakagaruka sizo ku kazi kanyu yatse location yo ku kazi ngo ni nyimwezi kuri WhatsApp ndayimuha ambwira ati hari abantu ngo nimba ari abarabu simbizi ngo bashaka ngo kujyayo ngo nabo bakora ibintu by'amasoko utamenya nyine ntabwo ni ibintu bidasobanutse Dani urumva papa adashaka kujya kureba Cedric ko amaze igihe kinini amubaririza urumva papa ana yanjye abarira akarezo ko ibintu bishoboka ibintu birashoboka papa agiye kureba Cedric kuko nanjye kuntu yabanje kumbaza oya nta kindi papa yaba agiye gukora hariya nta kampani ngo afite abantu ngo agira gute si umusaza barashaka iki ko nawe nari ibindi kamuhamagare Cedric tumubaze numve ko yahageze sikoro nondagira nigira ikigori ibintu byose ndebe wazimuhaye kandi ejo nayimwohereje mbese ubwo nawe kubyanga numva ari ibintu wasinze n'ukuntu ko atari gufata telefone ni Cedric ni papa ni Cedric ndi guhamagara pasi urumva namuhamagara mubaza iki ntabwo ari kuri mana yawe nagakwitaze cyangwa bari kumwe ubu ngubu ngerageza ndebe ese urumva njye yaba yanze kunyitaba akaba ari we yitaba koko sawa muganga n'ibibazo dufitanye nanjye ndahubuka none se ubu turabigenza gute injira